Kaperi abantu bakanda kugira ngo bagure amatike ugira guca ugasangamo umukino wo ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani. Ako kanyenyeri n'akanyenyeri gatandatu kabiri akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego. Umaze kugeramo aho ngaho rwose uyita usangamo umukino w'ikipe ya Peri n'ekipe Power Dynamos. Urumva? Ariko uyu mukino nagerageje kujya ku mbuga nkoranyambaga za IPR kugira ngo ndebe mu by'ukuri update z'uyu mukino. Ariko ntazo urebye inkuru yanyu wenda kuri Instagram yabo umukino ni resulta z'amatsanganyije munagurira kimwe kuri kimwe. Urumva hari ibintu biri kuvugwa nitugera no muri reyo naho turaza kukomoza ariko turaza kuvuga mu buryo buri rusange. Sinzi impamvu muri iyi minsi amakuru ari kuba ubwiru mu makipe nk'ubunge maranye icyumweru amakuru avuga yuko ari irushanwa APR igiye gutegura. Zaba ririmo kipe Azamu, Power Dynamos, Police, haravuzwe na Polisi bashaka na Reyo. Urumva na Reyo yaje kujyanga ku munota wa nyuma ariko nyine biguma aho ngaho rimwe na rimwe wenda nigerageje no gukomanga abashinzwe communication muri APR ntacyo gusubiza. Ariko nabo ku ruhande rumwe hari igihe bashaka kugira bati wenda biracyapangwa ukaba wabyumva ariko nakubwira birahari cyangwa se ntabihari. ntabwo wabitegaho kuba babona batangaza wenda makumbire niyo baba barishije na hari ubona nyine timing yabo kugira ngo batangaze amakuru nk'aya babikora wenda habura nk'iminsi nk'ine cyangwa cyumweru kimwe. Nk'ubu iyi match yabo yo ku itariki 17 habura ibyumweru bibiri. Kubabona rero batanga information habura ibyumweru bibiri ntabwo tubizi frappe ntabwo ni abantu bakomunika. Gusa nanone ku rundi ruhande rw'abumva icyo wabumva nk'ubu bifuza gukina na Simba na Kaizer Chiefs ibyo murabizi ko twagiye hano ariko kubera ko batarishuwa ijana nabona ko amakipe ya confirmye birinze gutangaza ubu n'urugero iyo bazwa baratangaje bikaza kurangira Simba na Kaizer Chiefs zitaje n'ubundi bari kubatangaje amakuru atari impamo ariko noneho kuri inshuti umuntu yavuga kuri inshuti umuntu yavuga nubwo wenda bisa naho bitinda icyo umuntu yavuga rwose yashasha ntagaragaraho twavanye muri APR batubwiye nuko 17 bagomba gukina na Power Dynamos ari nayo mpamvu n'amatike y'iyi match yamaze kugera muri system ku buryo umufana ushaka kureba iyi match yatangira ntabwo bashyira amatike muri system bataranze ko bazakina. Ikibazo mfite kereka barebe n'ibihindurwa nayo turabivuga ko nabonye na match ya Azamu na Reyo nayo bari gupanga 17 Yanga uravuga Azamu na Reyo ya Nyamirambo ubwo bagiye Nyamirambo kabera rimwe se ya Nyamirambo biragoye kubona match nk'izibera rimwe amakipe mu Rwanda akomeye akina n'amakipe yo hanze biragoye ko zabera rimwe kandi umva na Rayon Sports nayo irifuza gukina na Azamu ku mahoro. Umukanya twavuga Arsenal match zigaje tuvuga Liverpool biba bipanze zizwi ziraba zarabaye confirmé amakipe baraganiye imyanzuro yarafashwe. Ariko ahangaha abantu bari muri Bayirema 17 ni 23 ni 20 kandi ibyo ni byakagombye kuba bihari bipanzwe bizwi kugira ngo binafashe no muri planning ya equipe n'abatoza. Hari n'igihe rimwe na rimwe n'abatoza nabo babigendera bikabicira gahunda zabo zo gupanga. None se ngo twababwiye ko tomboriza ku itariki 18 ibwo amakipe azamenya amakipe bagomba kuzaba bahura. No kuvuga ngo ahangaha rero umutoza yakagombye kuba aza amakipe bagomba kuzaba bacakirana kugira ngo binamufashe gutegura ikipe yo muri Kosafa
waburije gukina mu match y'ikipe n'ikipe yo muri ako karere kuko usanga zikina ibintu bijya gusa kuko ugiye kureba nk'amakipe muri Zimbabwe Zambia Botswana n'abakinnyi bijya gusa bose muri British football ukaba wanapanga gahunda zawe kwa Dynamos rero yo umunsi w'ejo yakinye match ya gicuti n'ikipe yitwa Upington bayitsinda ibitego 4 kuri 1 kuri 22 bari bakinnye n'ikipe yitwa Sekune United yo muri Afrika y'Epfo nta kindi kintu bapanga ni ikipe ko mu munani bya shampiyona itwaye ibiri mu myaka ishize yatwaye 2023 inatwara 2024 ngo niyo shampiyone wa Zambia w'uyu mwaka kabari ikipe barirwa mu mujyi wa Kitwe mu ntara ya Copa Belt avuka bapatsa mu mujyi wa gatatu muri Zambia nyuma ya Lusaka na Ndola ni ekipe urebye ukuntu iri gukina match amikare n'uburyo amakipe yo muri Zambia amaze imisi atitwara neza mu marushanwa nyafurika ishobora kuba yakemera ino match yo nta kintu ihomba urabona ni ekipe ikeneye ama match amikare ariko ushobora gusanga zitomboranye ubwo match ihita cancel ese mwatomborana mugakina ameze kumenyera zatomborana mwatomboranye cyangwa mukajya mu nzira imwe gusa ari kiri confirme aricyo umuntu yakumva cyo iri rushanwa rya APR Week ryo riri confirme kubera iki ejo bundi uyu mutoza Peri Musa yarabihamije yaravuze ngo bamaze gukina na Rutsiro bamaze gukina n'Intare bari Kigali bari gukora imyitozo bari kwitegura irushanwa APR yabatumiyemo avuga ko hazaba APR na Azam na Polisi ariko icyo gihe yaje muri Rayon Sport ariko Peri Musa kuri gahunda afite ye muri Polisi ari gutegura irushanwa rya APR Week ririmo APR na Azam na AS Kigali n'ikipe ya Polisi urumva ko nyina AS Kigali yasimbuye Rayon yasimbuye AS Kigali bijyanye no nyina Sport yanze kujya mu bintu bya APR na wabura kubivuga yitwa APR baravuga ati birimo mukina na APR muri gutegura Super Coupe gusi gutsinze kabiri kikurikiranye shampiyona itarangira mu kwa umeze ute se kujya mu bintu byitwa APR Week turi Rayon Sport match y'ishuti bajya bapfa gukina barabirira bazana AS Kigali rero ubwo umutoza rwose hamije Polisi itariki 19 izaba iri muri irushanwa y'imikino ya APR yateguye ubwo wenda icyo tutarahamya neza ni igihe prezakina na Power Dynamos ariko biravuga ko 17 nayo ubwo nta gihindutse umuntu ko nta gihindutse rwo bazakina na Power Dynamos kuri mutoza Taleb avuga ko Taleb na 30% amaze kubona abakinnyi azajya abanzamo mikino bakinnye yagurira imibiri ibiri bagakina na Gasogi no ku mukino w'Intare hari uburyo nyine amaze kubona ishusho y'abakinnyi be n'uburyo wenda yaba pateninga uburyo cyo gikomeye ni gukora amatiku ngo wenda muri mediane batatu nabo muri Central Defense na nicyo kurwana nacyo wenda kanabashyiramo n'uburyo bw'imikinire akiri uburyo bazakina akoresheje bano ba Merdawo umuntu yavuga ko azasohoka muri iyi mikino ya APR Week hari rusange fete kandi nziza byo ni imikino myiza haba ari izo kipe zaba zivuye hanze haba ari Power Dynamos na ekipe ya Azam sama ekipe mabi na ekipe meza itwara neza muri shampiyona wabo kongera n'izo kipe nazo zikomeye mu gihugu bwavuye muri Rayon Sport izo zindi nazo zitabira nazo ni ekipe zikomeye zishobora kuguha challenge ukagira ibyo ukosora ubwo rero kategereze yababere precision yayigenza nawe ugereje niyo ubushize harimo Sekafa Kagame Cup buriya iyo byiswe competition bitandukanye na match amicale n'amapinduzi n'umwaka wari wabanje ngira ngo ariyo zombi basikinye umwaka ushize Mapinduzi bakinnye ba hapa mu bakiza Mapinduzi babanje ariko Sekafa Kagame Cup no gukina Simba bari bakoze season ya nyayo n'ama equipe y'amashampiyone mu mashampiyona yayo no mu kitwa competition ari kintu muhatani babitandukanye na hano simbuza abakinnyi bose bakabakuriya bicyarimo tekereza ko uno mwaka ntabwo season ya APR igenze neza kandi ntekereza ikintu cyica cyane mbona babitegura ari uko sezigeze ubundi amacha mikaro uzakina mu mwaka utaho kuri kubuzi tereta hakiri kare hanyuma mukanabikora imbere y'itombo ngo itombo ribaye aperi gatombo kwa Dynamos match iba cancel batombo yazamu match itiva ko ntabwo mwakina mufite na match ya competition mu gihe kiri imbere igihari bakuri kwa babikora kare champions kirangira ukwezi imbere bagakina pre-season bafite amafaranga kira AS yarigeze gutegura irushanwa ryajemo na za Vita na zandi aya pre-season tournament yes bashobora gutegura irushanwa nk'iryo cyangwa se nk'amakrebe ntekereza ko ari nk'ahantu bahurira Sekafa Kagame Cup amafaranga y'ibihembo bahari kibadahita ikina buri gihe cyose kugira ngo buriya ikintu kiba gihari iyo abantu iyo turi aha ngaha abantu bashusha umutwe imitsi y'ubwonko igiye guturika abantu bari gushaka amakuru kugira ngo ugere ku makuru wa mbere ukagera kuri CV y'umutoza akavuga ngo n'umutoza ngo ni ibintu ngo byiza cyane ngo umuntu umutoza ngo Champions League ngo agera mu matsinda
ukumva pe profile ni nziza ariko akamaro k'aba batoza twakwita ko bafite izina rikomeye ku mugabane wa Afurika umumaro wabo baje gufasha amakipe ni ayahe icyambere niyo connection niyo umutoza adashobora kwiyaminiya ngo ajye imbere y'abayobozi ababwira ati yewe nkurikije gahunda dufite yo kugera aha bijyanye n'intego twihaye ndashaka iyi kipe ndashaka iyi uwo mutoza nawe mu by'ukuri ntacyo bamaze rwose urumva ikiba gihari nta cyizere mu gifaransa icyo bita confiance de soi nta cyizere uba wifitiye uba uri kubabayika ukavuga uti namuka nzanye amakipe akomeye akankubita Gorira ngo nk'izi match za Gorira ariko ho gatu bano yo kumwara bakaza kantera izi match imbere ya Gorira cyagenda gute barajuriye ubujurire bwakiriwe bajuriye Gorira ni nka bujurire utakiri gusa ako si no mu Rwanda gusa kureba n'ahandi hantu uri gukora amaprecision ni match zikomeye pe iyi mikino y'ishuta amakipe asigaye ikanira kugira ngo wenda bitange uburyo bagiye kwinjira muri shampiyona nta muntu babayika muri CAF Champions League amafaranga ariyongereye buri kipe yose biyashaka none urumva rero itangiye gutsindwa mu mikino y'ishuti urabyibuka ko Burakeni zigeze kwirukana Kasa muri precision ntabwo bizavamo ntabwo twatangira na gutya ahita mwirukana uvuga ngo iyi mikino y'ishuti rero niyo mpamvu ikipe igize precision nziza ndetse nko bakugira ngo impamvu amakipe menshi yifuza Gorira ni Gorira ni ikipe itangira precision hakiri kare imyitozo kare ku gihe bagiye mu cyumweru cya tactique nyine bo bya byumweru 8 bisabwa kugira ngo ikipe ijye muri competition byose urabikurikiza kandi ku murongo Erega ikintu kiba gihari mutanze urugero rwa Gorira yego ifite staff technique nziza irangaje imbere na kocha Kirasa ariko buriya Gorira iyo ugiye kwinjira ndani ukareba ba nyirayo ukareba ibijyanye n'ubumenyi bafite ku mupira ni ibintu byikora none se iyo ufashe abayobozi muri federation boss wayo yabaye muri Reyo urumva buriya yamuze ko Shani n'abapasiyone b'umupira ibintu byo gutoza buriya mwita Guardiola buriya ngo akunda Guardiola cyane buriya ngo basoma n'ibitabo buriya Shani ku kintu cyitwa tactique mu kibuga ateye ubwoba ariko rusebye ko umupira arawuzi yarawukinaga byanyabyo twariganye n'usarasa umwana wacu yakinana ikigo wajya no mu kibuga umubona wari umuntu w'umupapa controle amashoti n'ibikibona ko ari umuntu uzi ibintu by'umupira ibyo rero biraza bikarenga bakanagira n'inama na koca kurumva bose bari passionné bose n'abantu bafite urwo rukundo bafite iyo mpano y'umupira niyo mpamvu rimwe na rimwe tuzareba mu equipe yacu tugasanga harimo ibihanga kuko nk'ibyo bintu umuntu akagombye kuba bikora mu equipe yacu ntabwo precision yipanga mu nabo ba technical directors abo bajyanama bagira inama abatoza bagira inama abayobozi ariko ntabwo koca ibi bintu byose ashobora kuba yakwiterura ngo bifate cyane cyane ko abayobozi bo rimwe na rimwe nabonye abayobozi b'amakipe mu Rwanda b'amakipe ahantu bombi bose batanga ibitekerezo muri transfer bose buri wese bafite ibitekerezo byinshi k'umukinnyi buri wese abafite ibitekerezo hari umukinnyi abonye aha buri wese nabonye ariko bavuga ngo equipe ku mwaka utaha tuzasohoka dutangire dutegure precision mu kwezi kwa gatatu twarikira ama equipe tuzakina twitegura ano marushanwa tombora 12 ibaze wisanze mu nzira imwe nazamu na Panda na Musi bakwemera match transfer yarimo wese arane bakorera ko APR ku cyumweru izakina na Police ayo makuru ngo arahari bari gupanga umukino wa gicuti APR na Police ku cyumweru nubwo nabyo batarabikonfirma ikipe ya Police nayo twazi tubigaho kwa Ibere na Samir Nyirango ntabwo mwari muhari turi kureba icyuho ifite cyane hagati mu kibuga tuvuga ko igenda kugurisha na Musanga tuvuga ko byarangiye abakinnyi bose batatu bayifashe hagati mu kibuga Pasi Abedi Bigirimana na Musanga bagendeye rimwe hasi icyuho gikomeye cyane hagati mu kibuga nabo bibasaba imbaraga
baguze Gakwaya bafite Muhaji ugiye gukina amasezerano batakaje ba Odiri Cukuma wagiye muri Vipers batakaje Peter Grebevol yashaka kubafasha wenda mu gihe cy'igice cy'ubusatirizi polisi murarebye bona bashaka kujya ku isoko rifuse batateguye nk'ejo bundi na Musa avuga ko ari ikipe afite nta bihagije abantu bapropoza ko bagumana Abedi we yarumiwe ndakubwiye ngo Beni Musa we yarumiwe niba ari ikintu cyamutunga kiri Kigali no gusanga polisi ngo yari Sabedi akagenda baravuga bati reka twongere tumugume ataranagurwa na Ray baravuga ati mureka dukora ibishoboka byose tugarure uyu mugabo witwa Abedi Bigirimana kuko n'umukinnyi wavuga ko yabaye MVP kabiri muri polisi rero rimwe juri wabo yabaga ari na top scorer kandi akina mu kibuga hagati avuga ati kutumutaka niba utanze best players babiri bawe none so ubwo hari icyo polisi basanga ari mu kibuga erega ibi bintu polisi koze isibereka gahunda yayo we bisabyerekana polisi n'inatsindwa y'imikino y'itsindwa nk'umunani ikurikiranye tuzajya gusesengura ngo twicare ngo tuvuge ngo reka polisi byagenza gutya yatweretse impamvu ishaka kuzatsinda mujya gushofa Lener mujya gushyushya imitsi takaje abakinnyi basimbuje kuko nk'ubu ntabwo iri gusimbuza kandi polisi ubu nta rwitwazo ikwiriye kuduha kuko polisi yakigita amaze n'imyaka 12 ibayeho yatwaye igikombe cya shampiyona za gol no kuvuga ngo ukubaho kwa polisi ntabwo ari impamvu ziri sportif zishobora ari ibintu kuvuga ngo tuzasohoka ngo tujye gutwara ibikombe ngo turashaka shampiyona ngo ni ikipe igomba kuba iriho ihagarariye urwego urumva ikabira aho ngaho nk'uko n'ahandi hose bimeze ku isi bameze nk'abantu bavuze ngo ikipe yafashemo amafaranga menshi nta gikombe twanatsinze niyo gahunda bafashe. Ikipe ya polisi ya Kenya imaze imyaka 12 muri iyo myaka 12 yubakiye ikibuga ifite ahantu ikinira afite stade yayo mu kigo cya polisi ya hano ntirera abana ntigurisha abakinnyi ngo tube ikora abakinnyi beza ikabagurisha mu yandi ma ekipe ntihatanira igikombe cya shampiyona igikombe cy'amahoro rimwe mu myaka 10 abakinnyi bayo beza barasohoka kandi ifite amafaranga ikajya kugura abandi beza. Polisi ya hano ubundi bayeho kubera iyihe mpamvu mu by'ukuri niki gitumye polisi yari polisi avuga ati tujye mu banyamahanga polisi ikagarukamo tujye mu banyarwanda polisi twagiye iyi polisi ubundi bayeho kubera iki polisi hari n'abakinnyi bayibamo bayisuzugura nk'ubu umuntu yavuga nka Arani Katerega ntaragaruka mu myitozo Muhajiri ibyo saka bisanzwe bakoma ekipe adahemba wamugana kubera ibirarane yahembwe imishahara yose urakibaza ngo Katerega ataraza mu myitozo badiyanye na banyinge ntabahari kubera ko batarahabwa kubera ko reyo hari ibirarane hari amafaranga yabereyemo bari umuntu nakubwira ikintu kimwe polisi n'ibyaho Muhajiri muri no mwaka arabari isasu agara umwaka wa nyuma w'amasezerano arabari isasu ariko namara kubona imyaka 2 ayari baje baza umutoza atari he ariko mwambwiye ahari reka tugirire icyizere ya Fande Kamunuga wagarutse mu nshingano ibyo byose buriya no kongera kwicara bakamuhitamo bakavuga bati ngwino wongere udufashe yarigeze kuzamo akongera akagenda agiye mu butumwa bw'akazi ubwo yongeye kugira icyizere akagarukana n'umuntu uzi iby'umupira n'abandi bose bari gukorana hari ikibona se wenda bagarukanye reka size baracyabirimo bisa nkaho ari bishya na staff technique isa nkaho ari nshya reka tutegereze turebe reka tuzarangira ryari ushyiramo abakinnyi mu Rwanda isoko rizafunga ryari zizavuga muri 30 rizavuga muri 30 z'ukwa cyangwa kandi nk'uko wose bivuga urumva n'amadiri Ben Musa ari gufasha n'abandi bakinnyi batari n'abapolisi urumva n'umuntu ufite connection agatanga ibitekerezo ashobora ibitekerezo kuri Abedi baramubwira ati reka tuzongera gukora evaluation mereka tirangi akoze diplomasi tureba diplomasi abana n'inzego turi niko bimeze hanyuma akaba uko bimeze reka tujye muri ekipe ariko attention mbere ko tuva muri aperi hari umuntu nimugoroba twahoze tuganira arambwira ati ibintu bya Clement mwe muretse gakeya kuvuga ngo ntazagenda Clement ama ekipe yo muri Tunisia no muri Algeria urumva yasizoye kuko rwose abavandimwe twahoze tunaganira aranambwira ati rwose turacyakomeza kuko ni umuntu w'umu agent ati turacyakeneye gukomeza kubaza
amafaranga ari muri nuvuga ngo release clause ya Clement muri APR urumva ikipe iri kumushaka ntabwo iragize amafaranga ari mu about clause nyine amafaranga ari mu masezerano ye amwemerera aranditse mu masezerano ngo arimo ko musanga yanditse ko ikipe yatanga $50,000 by'amadolari yahita imutwara nta bindi biganiro bibaye. Clement rero Clement uko bimeze we ngo ni $75,000 kugira ngo ave muri APR kugira ngo ave muri APR ariko ikipe y'Abarabu wari kiri gutanga amafaranga ari hasi yaye urumva bose aka kantu nakabonye reka nongere ndebe neza ikipe idashobora kugeza ku $75,000 kuganira ngo ushobora kwikongera niba imugura $75,000 na Clement akeneyemo nk'ibindi nka 30. Clement ngo bamugura $75,000 hanyuma kantu kancanze hano Samir wazo by'amatransferi aricyo bise ngo salary possession ngo bikaba $80,000 by'amadolari ubwo ariko $80,000 ku mwaka ubwo ni ko muri byo $8,000 ku kwezi $8,000 ku kwezi yego urumva abana mubarana kontra ku mwaka niba ari 80 muri salary ngo n'8 buri kwezi bagenda baguye urumva yaba ari upgrade kuri salary ye kuko tuvugana afata $3,000 Clement ni $3,000 by'idolari abantu bajye babimenya ni miliyoni 5 z'amanyarwanda ahembwa muri APR $3,000 by'idolari ageze ku 8 rero yaba kubye kabiri karengaho yaba ageze andi mafaranga namenye y'umukinnyi wabyo narinze ejo bundi ni amafaranga ya Dao Meme Dao Dao afata Dao nabanje kumenya kwanza ko yaguzwe harya yaravuzwa ngahe avuzwe mu 90 90 ntago bigera Dao 90 ntago bigera 90 ni Watara ni Watara ariko Dao ubu niwe mukinnyi Amerika yakozwe muri uyu mwaka guhavuyeho ba Watara na ba Sekiganda niwo bahenze turavuga Dao John bamwe bafata 5,500 nayo ni nyine ariko Dao arabuze ase nayavunjisha akaba $9,000,000 urwego rwa Dao ubundi mu bakinnyi yaguze urwego rwo rwerekanye ubushobozi bw'abandi bakinnyi cyane tugacisha hasi avuga nti reka nzabanze mwibonye naramwiboneye ku itara nitonze neza imbere ya gori urwego rwa Dao rwagaragaje urundi rwego rw'abakinnyi APR yaguze cyane cyane mu cy'ubusatirizi kuko ifatiramo ubwo wari wari APR asubira n'inyuma akajya kwizana amafaranga menshi bizagaragaza urwego rw'abatogi Togi niba atari ku rwego rwiza bizagaragara binyuze muri Dao niho bigomba ashaka nyine gutuma tubona ko wenda Togi atari ku rwego rwiza kuko ashaka kuzamwataka bavuga ngo wenda ntabwo afite umupaseri mwiza ntabwo ari umuntu upasa afite Dao igaragara mu kibuga komeza mbere kujya muri Rayon yongera urutse abantu hari umuntu uri kutubaza ngo kode ngo atenga promo ngo n'ihembo amafaranga ni gute abantu birabihumbi 100 miliyoni abantu kamora bayi makuru hanyuma mbere yo kuvuga iyi kode y'umugisha kuko niyo mugisha kuri Dao yaguze $95,000 uri kumva wasinye imyaka 4 ubwo yaguzwe miliyoni 137 z'amanyarwanda APR yakoze neza kuri Dao ubukize imyaka 4 niyo yasinye APR yasinye neza azaba yamaze kubona bazamugurisha turabona amafaranga nawe ukeneye kureba ukanze akanyenyeri 5 urwego uraba wiyandikisha muri Tenga Promo cyangwa se Tengamara biravuga ngo ugomba gutengamara rero uratengamara rero ugomba kwaka fagitire ya IBM wamara kuyaka wiyubakiye igihugu cyangwa se utanze umusanzu wawe mu kubaka igihugu si ibyo nyine kubera ko amafaranga wasoza yo bita TVA urasubizwa 10% by'ayo mafaranga wasoze sameze muri wowe ubara amafaranga uzasubizwa numva ugeze muri amafaranga uzasubizwa kandi urebye n'utugenda amahanga wese ugura magazi ni makuru mfite hanyuma hanyuma n'ikindi kintu
gukanda akanyenyeri 5 urwego ukiyandikisha muri Tenga Promo kugira ngo usanye ayo manota n'izifagitire zose zegeranye kugira ngo nyine uzahabwe ibihembo cyangwa se uziyongera amahirwe yo kujya mu batsindira ibihembo bigera kuri miliyoni 50 umunsi w'ejo byamaze gutangwa ariko ntaho bigiye biracahari niba waracikanywe n'ukwezi kwa mbere kanda akanyenyeri 5 urwego ujye muri Tenga Promo nta kiguzi n'ugusa za IBM byonyine ubundi ukaba utengamara kabisa reka tuanze dukinike mu kanya gato cyane tugoroke twinjira muri kipe ya Rayon Sport. Ese ko ari uguhinda n'ubundi utagukunda itakurinda wafashe intego ukayitera umugo. Reka tumuri muri Rayon Sport abareyo bahagurutse rwose ashize iminota itari myinshi cyane hafi nk'isaha bahagurutse berekeza mu karere ka Nyanza bafite umukino na Gasogi saa 9 ariko muri groupe yagiye nta mukinnyi n'umwe wakoraga teste wajyanye n'ikipe nta mukinnyi n'umwe muri Rayon Sport wari uri muri teste bafashe habe n'umwe ni inkuru nuko gahunda wamukuri bare ari umukuru nta muntu wari muri udafite amasezerano muri Rayon Sport abandi bose bagiye ubwo ariko ni gahunda y'umutoza aravuze ngo akavuye kose hatezwa n'abantu banzanye umunsi ku munsi ariko muri buri cyumweru Rayon Sport zo mu kibuga cy'indege tuvuga ngo umukinnyi uri mu nzove uri gukora igerageza bari umutoza aravuze ibingibi ntabwo turi kubaka ikipe reka dufate abamaze gusinya abari bo dukoresha ubwo tubanze turebe n'ibihanga dufite nkuko Kenisa bivuze ngashaka kwerekana imyenge tubanze turebe iyo myenge tumenye uburyo tubahoma ariko kuvuga ngo tugiye gukina na Muhanga amakipe abiri arengaho kandi mu by'ukuri bafite amasezerano ntibarenga ayo makipe nabwo banagira abo Karama Bandumenge ba Tony Kitoga abakinnyi benshi bari mu igerageza tube tubaretse kuko abamaze gusinya amasezerano nabaye abazamu bane ubwo ni gisako yatwasinyira Mugisha Yves hari wa muzamu ni Papi na Patient ariko bafite amasezerano ni batatu ubwo ni Patient na Drissa Koyate na Mugisha Yves ariko ahandi ugasanga bafite nyine bari gukora igerageza kuvuga ngo muri iyo week bagiye gutangira uyu munsi bakina na Nyanza kwifu bazamutse kwifu Nyanza no yavukiye murabyibuka urani Nyanza muri Sport igikombe cya shampiyona 2013 ariko navuga Nyanza yari ku icumi bashatse babayiherekeza abamotari bavagisubiye ku ivu bwa Munezabda ekipe yarimo na Bakanombe n'abandi bose na Cedric iya Nizani ya Didier Gomez da Rosa yari ifite umusimbura umwe yarimo Nanuzi umusimbura ni wa mukuru wa Sekamana Real yarimo na Fuadi na Serio kuko yanakiye Sekava Cup yabereye aha imwe Erimereke yatwaye umukinnyi witwa Traoré wacengaga abantu Erimereke icyo gihe Fuadi atsinda cya gitego perezida wa federasiyo avuze ngo polisi ntabwo ifite ubushobozi bwo gucunga amafaranga kubyibuka nawe yibukiye mace inyamirambo y'ibihumbi yagize muri Seka yarimo abanyarwanda benshi nabwo batsinze aperi bine yo mu gice cya kabiri ngo rero basubiye aho ngaho kugira ngo bibutse ayo mateka ariko bakina ikipe ya Gasogi nabonye nabo bavuga bati tumaze iminsi twara neza cyane ko batsinze na aperi mu by'ukuri barushwa ikipe ya Gasogi yagaragaje isura mbi cyane kuri match ya aperi Kenisa arashaka kugaragaza ko rero wenda muri ibyo byumweru bibiri bamaze bakora bazanyemo bakaziba bahati yagaruye abana mu rugo bagaye bamarike mu bana ashaka kugaragaza ko hari icyo ariho cyo muri igitsina gisweka rwose bafite n'undi mwaka ukomeye cyane Kenisi yamanuye ngo abantu baza kubona uyu munsi ukomeye cyane ariko umukongomani uteye ubwoba banafitemo uwo bita Enoch Nizere ko Mbaye yagiye cyane narubwo yagiye gusa bamukurikije umuriro narubwo ashaka guhindukira Ayitwaga Unibaye ariko bavugisha umuntu witwa Enoch Nsabumukama
ukomeye cyane wari mu mupira kera w'abarundi uramuzi kuko Sabumukama Enoch yakinye muri Zesco yanakiye muri U20 y'abarundi ndetse yari no muri AFCON 2019 akinira abarundi yarimo Sabumukama Enoch baramuzi mu munsi n'umukino kina hagati akinisha imoso n'umukino ukomeye cyane kuko na amakipe ahangana pe Mose yari ntaho hari yagiye afite ubukwe mudera afite ubukwe yagiye nawe kuzazara nk'umugabo ari Bujumbura ugiye kwigaragara nk'umugabo w'ijunja n'ijambo rero yagiye kureba uburyo abanza akabikemura ba kapiteni wa ekipe ya Gasogi n'udahari ariko abandi bose barahari ubwo nyine rero sipotangere yombi bagomba kuva i Nyanza bakajya mu karere ka Ngoma aho bazakina match ikomeye cyane n'ikipe ya Gorira bakinira hari Ngoma izaba ari n'itete umutoza Afahamia Lotfi bakava rero Ngoma bitegura kujya i Rubavu bakina n'ikipe ya Etincelle Seningi Nosango n'umukino yafashe nko kwiyunga n'abariyo yumvishe ibyatangaje babarire narateshutse ndavuze itakenewe ubwo nyine n'urugendo rwa Rayon Sport Week njye mbona Axel Imari bamaze kongera kugaruka ameze neza amaze iminsi ejo wari umunsi wa kabiri akora imyitozo rwose Mabre bari muri groupe nta kibazo hanyuma n'amafaranga ya miliyoni bavugaga ngo sanusizo ahubwo ngo ni miliyoni ebyiri ndabwo ngo bamaze kumubwira ko bagiye kuyamuha vuba nawe aremera umupira hasi aragaruka zibaye ebyiri gute kuko cyageze hacu mu eshatu bamuha umunani ubwo nyine zahayasigaye eshanu ariko wabona baramubwira ati nawe ntabwo watubaniye reka tuyagabanye tuguhebye ntabwo tuzi kuba zose gusa nyine perezida ngo yaciwe n'izamba ko yari yabyanze ko gukora imyitozo ariko cyabaye barasanga defense w'umunyarwanda defense w'umunyarwanda reka no defense muzere birangira bamukeneye cyane ko nari Rushema ntarakira yawe ntekereza ko nawe batambijyanye Dianye ufite Mabre na Rushema Sava Dianye yageze i Kigali gusa amakuru nari mfite nuko ku munsi w'ejo bashize kuwa kane ngo aribwo bagombaga ngo nibwo boherejwe amatike barabasigare bazagaragara mu by'ukuri mu cyumweru gitaha bagiye Ngoma mu cyumweru gitaha nk'Ingoma bashobora kuzaba bamaze ko bahinduje amatike yabo Rayon Sport yabahaye amatike kwa gatanu cyashize ariko baravuga bati amatike ntapfa ubusa kandi natwe barayahinduza komeze dutegereze ko baduha udufaranga barebe ko bameze neza ubwo rero Rayon Sport nayo iri gukora ibishoboka byose ku buryo cyumweru gitaha Yusuf Diagne na Faringani babagize Kigali bagatangira na bagenzi babo imyitozo bagarekarama cyane avuga ati ngiye sinkunda gutangira nafite abantu banjye biratuje nta gahunda y'inzira hasinyishwa ariko usanga wenda amafaranga ntabwo yageze ngo kuri icumi bazishyura ntabwo barabishyura ejo bundi perezida yabitangaje ko amafaranga ntabwo ntaboneka ariko nk'uko kubera ko yasinye nimugoroba byanze bikunze bagenzi isinyishije bose bariya bagiye guprosesinga wenda muri yose ni certification hagati kimwe na kanseti nabonye Barana nawe ashobora kuba yasinye umwaka muri Etincelle yabimbwiye timu manager amaze kuza avuye Bujumbura bafite na Musanze ku munsi w'ejo ku muganda banashyishye nimero 3 Juma yabimbwiye nimero 3 bakuye muri Dofenwari witwa Ibrahim Etincelle izajya na Musanze ku munsi w'ejo nuko rero uko bimeze reka tubyite umunsi tucumbikire